ni Jado na Paula. Twari tumaze iminsi tutabonana, twari tumaze iminsi duhugiye mu bintu byinshi, ariko nababwiye ko tuzaza tujya tubasangiza ibiganiro byacu uko bukeye n'uko bwije. Mu by'ukuri twari tumaze iminsi turi bize, murabizi namwe muri iyi si dutuyemo, umuntu aba ari gushakisha amaramuko y'isi, ariko ibi bintu by'amaramuko y'isi bizarangira ari uko twitaha iwacu mu ijoro. Nizere ko rero mumeze neza, mujye mukomeza kudukurikirana. Ubu ngubu uyu munsi rero twateguye kubigisha, tuzaza ducishamo dusome no ku ijambo ry'Imana, twigane twese turebe ukuntu nyine tuzadusangizanya ibintu byinshi, ntabwo tuzaza duhora gusa mu bintu nyine tubereka ibintu byo bisanzwe mu buzima busanzwe. Tuzaba tunacishamo tunasomana ijambo ry'Imana. Hari na bamwe baba bakeneye kugira ngo bige bamenye Bibiliya, rero tugiye kuzaza dufatikanya no kuzaza twiga ijambo ry'Imana. Buriya Imana niyo ya mbere, niyo ibanza, hagakurikiraho ibindi. Nizere ko rero mumeze neza, nizere ko mukomeye. Uyu munsi rero mbere y'uko dutangira reka tubanze dusenge twizere Imana kugira ngo ibyo tubasha kwigana tubashe twese bibasha kutugirira umumaro. Yaba ari abarwayi bari mu bitaro, yaba ari abababaye, yaba abari mu nzu y'imbohe, nabo Imana igikomeza ibarengere kandi mu bihe byose bitandukanye. Reka rero tubanze dufate umwanya, tubanze dusenge, twiragize Imana mbere y'uko dutangira, noneho ubwo tubasha gutangirana kwigana ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana yacu, turi imbere y'ubwiza bwa Imana. Uwiteka Mana, turagushimye Mana kuko waturinze Mana mu gihe cyatambutse cyose Mana, mu minsi twari tumaze yose Mana tutagaragara Mana. Uwiteka Mana, ukomeze uturengere Mana mu bihe byose Mana, ukomeze uturengere Mana, waturinze Mana mu ijoro ryatambutse Mana. Hari bamwe batashye Mana, si uko twabarushaga ubwiza Mana, si uko twabarushaga Mana ubushobozi Mana, si uko Mana twabarushaga amashuri Mana, ahubwo Mana ubuntu n'imbabazi Mana wakomeje kutwereka Mana kukidukunze Mana. Uwiteka Mana, ukomeze uturengere Mana uyu munsi Mana, ukomeze nabwo uturengere Mana, ukomeze ubane natwe Mana muri byose Mana. Uwiteka Mana, turacyagushimye Mana kuko ukomeje Mana kuturinda Mana. Rinda Mana abari mu mpande zo hirya Mana no hino Mana, rinda abari mu nzu y'imbohe Mana, urinde abari mu bitaro Mana, urinde abababaye Mana, urinde imfubyi n'abapfakazi Mana, urinde abarwayi Mana bose Mana bamerewe nabi Mana, urinde Mana abadafite shinge na rugero Mana, urinde Mana abashonje Mana, ubashe kubafasha Mana, ubagenera ifunguro Mana ribatunga muri uyu munsi Mana. Komeza natwe Mana uturengere Mana, ukomeze Mana ubane natwe Mana muri byose Mana, dukomeje twizeye mu izina ry'Imana, amen. Haleluya. Nizere ko mumeze neza rero. Tugiye gukomezanya kwigana. Uyu munsi nateguye ijambo nshaka ko twese twiganaho, ariko rimaze igihe kingana nka hafi nk'ibyumweru bibiri iri jambo rikomeza kungarukamo. Nibaza narabyuse mu gitondo, njya mfata umwanya nkacishamo nkasoma Bibiliya. Narabyutse mu gitondo ndambura Bibiliya, iyo ngiye gusoma Bibiliya ndavuga ati Mana, iyo umaze gusenga Mana mfasha umpereze ijambo riturutse kuri wowe, riraza uyu munsi kundengera, riraza kumfasha. Rero ubwo narabumbuye, ndabumbura njya pfomboza cyane, ntabwo njya nkunda kuvuga ati wenda reka nsoma aha n'aha, nkunda gufomboza muri Bibiliya umurongo nguyeho akaba ari uwo nguwo, nkamenya ko uwo murongo ari wo ngomba kurara ari uwo ngomba kugenda ngenderaho muri uwo munsi wose. Ariko iri jambo nasomye narikuye muri Zaburi ibice bine, ni Zaburi 104 umurongo w'105. Niwo nifuza ko dusoma kuko ni umurongo maze igihe nyine ungarukamo. Avuga ati se uyu murongo umeze ute? Uyu murongo ko mbona umaze iminsi ungarukamo bimeze gute? Niyo mpamvu nanjye rero nifuje kugira ngo mubasangize nk'inshuti zanjye, nk'abavandimwe banjye, nk'ababyeyi banjye, mbese kugira ngo namwe ubafashe, kuko ngiye maze igihe numva uyu murongo ukomeza kungarukamo cyane. Uyu murongo uravuga ngo nimushime Uwiteka mwambaze izina rye,
mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga, mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose, mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Mushake Uwiteka imbaraga ze, mushake mu maso he iteka yose. Mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke, mwa rubyaro rwa Aburahamu umugaragu we mwe. Murumva rero iri jambo rimaze igihe ringarukamo. Nimushake Uwiteka, mwambaze izina. Mbese rimaze igihe ringarukamo, nkakomeza numva rikomeza kungarukamo cyane, nkavuga ati hari abantu benshi baba batandukanye. Urabona tubyuka mu gitondo buri wese ajya kwihugiraho, ajya gushakisha amaramuko y'isi, ariko mu by'ukuri hari ibintu bimwe na bimwe namaze kubona. Abantu bamwe na bamwe iyo bamaze kubona bamaze gusubizwa baribagirwa, ugasanga umuntu yabaye bize ntakibasha kujya mu nzu y'Imana, usanga umuntu yabaye bize ntakibasha gukorera Imana. Mbese banamuhamagara ukamubwira ati se kutaheruka mu mukozi w'Imana, ko tutaheruka kubonana, ati mba ndi gushakisha. Nyamara njye naje gusanga iby'isi koko ntawe utabikunda, ariko mbere na mbere tujye tubanza Imana. Njyewe njya nibuka amateka y'ibyo Imana yankoreye, mwumva arahambaye. Njyewe na madamu wanjye tujya twibuka amateka y'ibyo Imana yadukoreye, twebwe tukumva birahambaye, tukumva birarenze. Twebwe dukora ubukwe twiyumvishaga ko bitakunda, ariko Imana twarayibonye. Hari uko umuntu ashobora kuvanga Imana yarayibonye, abantu bakavuga ati se yayibonye gute, ati uyu muntu arashaka arimo arabeshya. Twebwe Imana twarayibonye, kuko ntabwo ari ukuvuga ngo twayibonye uko amaso ku maso, ahubwo twayiboneye mu bikorwa. Yagiye idukorera, twayiboneye mu byo yagiye iturengeramo. Hari byinshi twabonaga bitugoye twebwe ubwacu, tugiye gutegura ubukwe, tugiye kugira ute, tubona ibintu biraducanze, nta mafaranga dufite, nta kintu na kimwe. Ariko Imana twebwe yaratwiyeretse, tubona ubukwe burabaye, aho abantu batakekaga ko byakunda, aho abantu babonaga ko twebwe byanze, aho abantu batujyaga mu matwi bakavuga ati se aho kugira ngo mwirushye, ko mubona nta bushobozi nta mafaranga mufite, mwagerageje mukareba ukuntu mwanakicira mu murenge. Abana bo mu isi rero, twebwe ubwacu kuko tuba mu isi, buri muntu wese abatekereza ukwe, abatekereza bitandukanye n'iby'undi. Twebwe ubwacu abantu twarababwiraga ati turabona byaducanze, nk'umuntu akakubwira ati rero ndumva niba ibintu bimeze uku, mu by'ukuri ntakicira mu murenge, n'ubundi ibirori bikarangira, mbese mugakora ibishoboka. Ariko twebwe Imana yatwiyeretse mbese mu buryo budasanzwe, aho abantu babonaga ko byanze byarangiye, natwe ubwacu tubona ko byanze, niho Imana noneho igira ute ikwigaragariza. Nagiye gusengera ahantu Imana, mbese nagiye mu cyumba cy'amasengesho. Mu by'ukuri abantu benshi baravuga ati Jado ni umusitari. Hari abantu benshi bashobora kubona umuntu atambuka ameze ute, bakaba bati uyu muntu ni umusitari, ntajya asenga, ntajya agira ute, bakumva ko nyine ni kuba uri umusitari, bakumva ko udasenga. Ariko njye ikintu naje kubona buriya, mbere na mbere ni umutima ukeye, ukiranuka, niwo wa mbere. Naho ibyo kuvuga ngo umuntu afite imisatsi, ngo umuntu afite ngo yambaye amashenete, ngo umuntu yambaye, ntago ari ko gakiza. Kuko hari n'umuntu udashobora gukora ibyo bintu, ariko ugasanga ntago Imana imwemera pe. Gukiranuka ni ku mutima, ntago gukiranuka ari bigaragarira ku myambarire wambara, ntago gukiranuka bigaragarira ku migendekere ugenderaho. Gusa no ku migendekere hari aho bikonta, kuko ntago uzambwira ngo
uzahora ugenda mu muhanda utukana n'abantu, ntabwo uba uri kwera imbuto, ntabwo uba uri kwera imbuto. Ariko hari umuntu ubwe ubona rwose ibyo bintu bavuga ngo abantu benshi bagenderaho, hari amadini amwe n'amwe ajya abigenderaho nashatse kuvuga, ugasanga nyine niba umuntu yakambara impeta yagira ute bakumva ko adakijijwe. Ntabwo ari byo bintu rero biri Imana yigendera. Imana igendera ku mutima ukunda, ku mutima ukiranuka, ku mutima ukeye. Mu by'ukuri iyo ugenda mu nzira ukihurira n'umuntu njyewe nshobora kugenda mu nzira nabonye icyo 1000 nakuramo igiceri cy'100 nkagifashisha umukene nikomereza nkigendera. Mu by'ukuri wa wundi ushobora kugenda wundi wumva ko ngenda adakiranutse nagize ute, ariko njye hari imirimo ubwanjye mba nagize ute, mba natambukije, hari uko mba nandikishije mu ijuru. Imana yo mu ijuru nayo ikandeba ijisho rizima. Rero ubwo ni ukuvuga ngo pe abantu benshi bakunda gucira abantu imanza, kandi imanza ntabwo ziba zikwiriye. Nk'umuntu ugana isiyoni, ugana mu ijuru, ntabwo wagakwiye kugicira umuntu imanza. Niba umuntu anakugiriye nabi, gerageza umubabarire, kuko nawe si we. Kuko iyi si tubamo ntawera ngo dembese ngo abe nta cyaha yagakoze. Nanjye ubwanjye nshobora kugenda mu nzira nkaba nahura n'umuntu yansitaraho nkamubwira nabi, kuko ndi umuntu, ndi ku isi. Ariko ugerageza mu nzira zose ugendamo uzicemo neza utunganye, ntawe uhutaza, ntawe ubangamiye. Ndabizi nta muntu uba ukundwa na bose ku isi, ariko byibuze wowe ako gake byibuze ujye ubasha gukiranuka, kugira ngo nuva no muri iyi si bazavuga ati se uyasize inkuru cy'imusozi. Ariko uzi kugira ngo uve ku isi mbese nta nkuru hasize, nta nkuru nzimu hasize. Ukavuga ati ibintu byinshi ujya ureba ukavuga ati se mu by'ukuri nindamuka mvuye mu mubiri nzasiga inkuru cy'imusozi. Numara kuva mu mubiri uzasiga inkuru cy'imusozi. Rero mureke tujye tubasha kugira ngo dukiranuke twese, tubashe kugendanamo neza, mbese tubashe kugira ngo twizere Imana, kuko Imana yo mu ijuru niyo yonyine ituzi, niyo yonyine mufasha wacu, niyo wenyine mubyeyi wacu. Mbese aho ubona ko ibintu byagukomeranye, nabonye Imana ibasha kuhagoboka, ikabasha kudukiranura bya bintu byose twebwe twatekerezaga ko bidakunda, Imana ibasha kubikora. Rero ubwo ibingibi rero ubwo iri jambo twasomaga ni ukuri muri Zaburi 104 umurongo w'105, nimushake Uwiteka mwambaze izina rye. Mbese Imana ikunda abantu bahora bayihimbaza. Imana ikunda abantu bahora bayisingiza, bayiririmbira. Mbese buri kintu cyose ukoze ukabanza Imana, nabonye ari byo bintu bya mbere Imana inaguheramo umugisha mu bintu byose. Tureke gukomeza dushakisha ubutunzi bw'isi, mbese tureke kubishakisha cyane ngo twibagirwe Imana. Tubikore ariko mbere na mbere tubanze Imana. Nshuti bavandimwe, tubikore mbere na mbere tubanze Imana. Imana niyo ya mbere. Imana mbese mu byo wakora byose ujye ubyuka mu gitondo, niba ubyutse ubanze ubyuke wicare uvuga ati niba ngiye kujya mu kazi, ubanze wiyambaze Imana, usenga uvuga ati Imana gendana nanjye muri uyu munsi. Ibyo nkora byose biguhesha ikuzo n'icyubahiro. Ibyo uko nshingura ikirenge Mana, umbanze imbere aho kugira ngo mubanze imbere. Mbanze imbere n'inyuma Mana, ngotesha abamarayika bawe. Ngiye niryo sengesho nsenga. Asigaye Mana ngendane nawe. Mu by'ukuri iyo wabanje isengesho, naho ugenda hose Imana muba muri kumwe. Nshuti bavandimwe, mukomeze rero kubana natwe. Ni ijambo nabanjije kubasangiza. N'umuntu wese araza kuza gufata na Bible yiwe, aze kuza gusoma Zaburi 104 umurongo w'105. Umuntu uraza gufata umwanya araza kuza kuyisoma
hari byinshi aragenda yigiramo, hari byinshi aragenda akurura, hari byinshi aragenda atekereza by'ibitangaza, imirimo n'ibitangaza Imana yagiye imukorera. Mujye mureka tujye tunibuka n'ibyo Imana yagiye idukorera mu bihe byatambutse, ntitukarebe ibihe turimo gusa ngo twumve ko duhagaze dushikamye, ahubwo tujye tunongera tunatekereze no mu bihe byatambutse, dutekereze ya mirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye, dutekereze aho yadukuye, dutekereze ha hantu haba Imana yagukuye. Hari umuntu uba waravukiye ahantu akumva rwose akabona nta amaherezo y'ubuzima afite, ariko n'Imana nikugeza ahantu hazima, jya wongera wicare uvuga ati Mana ndagushimye ko hari ibyo wankuyemo, Mana nkaza imbere yawe, ndagushimye ko Mana hari ibyo wanyigaragarishemo. Murakoze rero nshuti bavandimwe, yari Jado na Bora. Reka nze twongere dusenge dusoza iri sengesho, ubwo tuzongera dusubire, tuzatuvanga tuganire no ku ijambo ry'Imana, twongere dukomeze tubereka ibikorwa byacu. Ariko ndabashimiye mwese, buri muntu wese aze kuza gufata Bible yiwe, nabona iki kiganiro asome Zaburi y'104 umurongo w'105. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka dusoze dusenga, kandi ni ukuri turabakunda cyane. Uwiteka mwa Imana yacu, turi imbere y'ubwiza bwawe Mana, turagushimye Mana kuko ari wowe ushoboye byose Mana, turagushimye Mana ko watugiriye neza Mana, turagushimye Mana kuri iri jambo Mana tumaze kwiga Mana. Ukomeze uturengere Mana muri byose Mana, ukomeze ubane natwe muri uyu munsi Mana, urengere Mana abantu bose Mana baraza kumvira ijambo riturutse kuri wowe Mana. Uwiteka Mana ubagirireho umugisha Mana, iri jambo Mana ribafashe Mana. Uwiteka Mana komeza uturengere Mana, uturinde Mana igisa n'ikibi cyose aho gituruka mu izina rya Yesu Mana. Komeza ubane natwe Mana, ukomeze Mana uduhereze agakiza Mana gaturutse kuri we Mana, ukomeze uduhereze Mana inzira Mana tuzatugenderamo Mana, ukomeze Mana ujye Mana ubana natwe Mana muri byose Mana. Twamaje twizeye mu izina ryawe ryera, amen. Murakoze.